Samweli wa mbere igice cya 31. Urupfu rwa Sawuli n'abahungu be. Igihe kimwe Abafilisiti barwanye n'Abisiraheli barwanira ku musozi wa Gilibowa. Abisiraheli barahunga ndetse benshi muri bo barapfa. Abafilisiti basatira Sawuli n'abahungu be, bica Yonatani na Abinadabu na Malekishuwa bene Sawuli. Urugamba rwibasira Sawuli, abarashi b'Abafilisiti baramusatira baramukomeretsa cyane. Sawuli abwira uwamutwazaga intwaro ati, kura inkota yawe unsogote ntavaho nicwa urubozo n'abariya abanyamahanga batakebwe. Ariko uwamutwazaga intwaro bimutera ubwoba ntiyabyemera. Sawuli niko gufata inkota ye ayishitaho. Uwamutwazaga intwaro abonye Sawuli apfuye, yishita ku nkota ye apfana na Sawuli. Nguko uko uwo munsi Sawuli n'abahungu be batatu n'uwamutwazaga intwaro nabo bari kumwe nawe bose bapfiriye rimwe. Nuko Abisiraheli bari batuye mu kibaya cya Yizereli no hakurya ya Yorodani bamenye ko ingabo z'Abisiraheli zahunze na Sawuli n'abahungu be bapfuye, basiga imigi yaho barahunga. Abafilisiti baraza bayituramo. Ku munsi ukurikiye uw'urugamba, Abafilisiti baza gucuza imirambo, basanga Sawuli n'abahungu be batatu aho bapfiriye ku musozi wa Gilibowa. Bamuca umutwe, bamucuza intwaro ze, babizengurukana mu Bufilisiti hose kugira ngo iyo nkuru imenyekane mu bantu no mu ngoro z'ibigirwamana byabo. Intwaro za Sawuli bazishyira mu ngoro y'Imanakazi Ashitaroti, naho umurambo we bawumanika ku rukuta rw'umujyi w'i Betishani. Abaturage b'i Yabeshi y'i Gileyadi bumvise ibyo Abafilisiti bakoreye Sawuli, abagabo bose b'intwari bagenda ijoro ryose bajya i Betishani, bamanura umurambo wa Sawuli n'iy'abahungu be bayijyana i Yabeshi barayitwika. Hanyuma barundarunda amagufwa yabo bayahamba aho i Yabeshi munsi y'umunyinya. Nuko bamara iminsi 7 bigomwa kurya.